nawe kandi wambonye sa nkusubira inyuma kuri iyo ntebe bakubone neza urabona ko Cedric aragushyiramo neza urabona ko duherukana iki gituza ntabwo wari ukibona ni ukuri pe kubona hano mu nda urabona ko hari icyo Yesu yakoze igihe kigeze numva ubuzima ndavuga ariko sheri wanjye reka njye kwipimisha ndebe uko magaze wumva gutangiye guhinduka numvaga ndi kugenda mbyibuha cyane ngenda ngaya nongera nzamuka ariko igihe kigeze ngeze kwa muganga bati mama nawe rero uratwite abo njyewe natekerezaga ko nakwitwa mama Naomi nakwitwa mama Dorcas nkahora ndira ukabona abandi bashyingirwa ukajiginywa mujinya ukanyica agahinda kakanyica ugira neza bugacya Sudata we na mama Naomi yarakubonye ugira neza mama ugira neza bugacya ugira neza mama we nisheri wanjye nikibasumba kaba umutware w'urugo niwe wandambagije wenyine ambwira ati nzakugira umugore icyo abandi bakwangira nicyo ngukundira. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo nejejwe n'umwuka wera ndamahoro. Ikaze ku Mpanuro TV mwese abadukurikiye tubashimire cyane kandi tubifurize amahoro y'Imana tunezezwe kandi tunashimishwe no kuba muri kutwumva aho uri hose udukurikiye waba umeze neza ushime Imana n'utameze neza kandi usenga Imana muri byose ngo mu biyo ni byiza dushime. Ni nakenshi cyane rero tubana kandi tukanezezwa no kuba tugiye kubana n'abantu mwagiye mubona mukakunda kandi bakabafasha byinshi cyane. Uyu yitwa mama Naomi muramuzi cyane cyangwa se abenshi bajyamenya ngo umugabo araryoha kuko umugabo yararyoheye. Ni byiza cyane hari uburyo cy'abantu bagiye bamukunda bitewe n'icyo avugamo Imana. Ni umwe mu babyeyi navuga ngo bafite amateka akomeye hano mu Rwanda mu bijyanye n'iyobokamana, akaba ari umwe wagize umugisha ahuraho na perezida wa nyakwigendera w'u Burundi Nkurunziza. Gire ngo ni ibihe bitandukanye yagiye agirira muri uyu murimo wo gukorera Imana kandi byagiye bimuhuza n'abakomeye. Ni ibintu byiza cyane rero, nta mashuri menshi yize, nta bikomeye cyane yaba yarakoze cyangwa byuke mu muryango ukomeye ngo umuhuze n'abakomeye, ariko gukorera Imana byonyine byagiye bimwambutsa imipaka bimugezaho abantu benshi cyane batakeka. Uyu munsi rero abantu bari bamukumbuye nyuma y'igihe kirekire batamubona bibaze se mama Naomi amakuru twongeye kumubona rero turamwakiriye. Mama Naomi Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Hari abantu bataguherukaga banze basuhuze wongere ubiyibutse bibwire ubundi hasigaye dutangire tuganire. Haleluya 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 haleluya. Amen amen. Amahoro y'Imana n'abane natwe. Amen. Ndogenda mukije abantu b'Imana bose bakunda kubana muri uyu murimo no kubana mu masengesho no ku murimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Njyewe nyina abo kwitonda Saverina umubyeyi w'abana 4 n'undi wa 5 ugiye kuvuka mu minsi itambutse. Nongeye shimira Imana ko nongeye kwibona muri uyu mwanya ndamutse abantu b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka dusenge ubundi dutangire ikiganiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje mukunzi mwiza, tugushimiye kugira neza kwa gukomeye warinze ubugingo bwacu urinda n'imibiri yacu mwami, watwongereye kurama no kubaho. Hari benshi batambutse ariko twebwe turacyariho tukiri bazima, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Warinze itorero ryacu urinda abana bacu urinda abatware bacu urinda imiryango mwuka wera. Niyo mpamvu rero uyu mwanya wa none aha tubongeye kwibona muri uyu mwanya mwuka wawe wera se wa Yesu Kristo, nsabira abantu bose umugisha bagiye kubana nanjye muri aka kanya, abagiye gutega amatwi banyumva nanjye bo tugiye kubana muri iki kiganiro. Dusabiye umugisha aka kanya rero kugira ngo bane natwe kandi umwuka wera akomeze atwigaragarize. Ni mu izina rya Yesu Kristo ngo reka dusengera aka kanya.
abagiye kutwumva n'ibyo tugiye kuvuga, turinde kwihimbaza no kwishyira hejuru, ahubwo imbaraga zawe ziganze muri twe, kandi ni mu izina rya Yesu, amina. icyubahiro ni icy'Imana, Icyubahiro ni icy'Imana, kandi Imana ihimbaza kuba twongeye kubona na mama Naomi. Ni ukuri bimeze neza cyane, ndanishimye cyane ko numvise iyo nkuru nziza. Ubu ngubu vuba cyane turaza guhemba. Mwe mutegura rero ikigozi z'umwana, babe bategura byinshi cyane byo guhemba umubyeyi, kuko ibyo ari byo byose umusibo nejeje bundi tukavuza impundu. Amakuru y'iminsi rero. Amakuru ni meza, ndashima Imana. Nongeye kugushimira wowe umpaye aka kanya kugira ngo kino kiganiro gitambuke, rwose mbikuye ku mutima. Imana iguhe umugisha. Ubwo rero ndacyatuye ku Kibuye, ntabwo urimuka. Nuye iburengerazuba, mu murenge wa Rubengera, muri paruwase ya Gacaca, niho nkorera umurimo w'Imana, ndacyasengera muri ADPR. Kandi muri iyi minsi ibinejeje mbikuye ku mutima, mperutse kujya muri paruwase ya Karengera, muri Nyamasheke. Umushumba ngirira icyizere, arongera barampamagara, ndongera nicara ku ntebe ndabwiriza, nongera mvuga Imana, kuko mu bigaragara njyewe iyo mbonye ndi kubwiriza Abanyarwanda, nkabwiriza abo hanze, nkabwiriza abo tubanye, nkabwiriza itorero ry'Imana mfite santimetero 80, numva ari ubukungu, numva ari ishimwe ku mutima. Imana iguhe umugisha rero, kuko wongeye ukampa aka kanya nawe ukangirira icyizere, ukanyakira, tukaba tugiye kugirana uyu mwanya w'ibihe byiza. Imana iguhe umugisha. Amen. Ubwo rero mfite abana 4, ndacyafite abana 4, ariko umukobwa wanjye mukuru Naomi, umukobwa imfura yanjye yagize imyaka 16, kandi ejo bundi ibyanejeje ntabwo yasibiye, agiye gukora ikizamini cya toronkome, agiye kujya mu wa 4. Nabyo binezeza Imana, ku Imana yamuhaye amanota meza kandi akaba ari kugenda neza. Imana ikaba yaramurengeye, akaba ari kumenya ubwenge, atari gusibira mu ishuri, agiye gukora ikizamini cya toronkome. Niyo mpamvu ngari iki kiganiro, numvise twagirana ikiganiro n'abantu bose bakongera bakagaruka kwizera, kuko iyo ndebye umugongo wamuhetse, nkareba ukuntu nahekaga abantu, cyangwa se njya kumutwita, abantu bakavuga ngo mbese buri uriya muntu azashaka, azabyara. Babanje kuvuga ngo azashaka. Urashaka. Mbere barambwiraga ngo uzashaka, wowe uzabyara. Ariko ngiye kubyara, mbyara umukobwa wanjye witwa Irasubiza Naomi. Ejo bundi mu wa 2 yabaye uwa 6, numva biranejeje, agira amanota meza, abenshi barasibira. Ariko umwana wanjye nekeje ukuntu namuhekaga, kuko iyo metse umwana nuko wenda abana iyo bagize umwaka mwonsa ahagaze, nkamuha ibere ahagaze, yagira 2 akagomeza konka ahagaze, kuko hano aba ansumba, ari muremure kandi atakwicara ku bibero. Kumuheka akajya agenda yegerayo ku mugongo, yongera yegerayo, ariko nkamuheka kubera Imana. Haleluya. Nkamuheka kubera mu mugongo ubwo mubona harimo akanyonjo. Ubwo rero ariko nkumva nezerewe Imana. Ejo bundi mbonye agize amanota meza, numva biranejeje, bigize aho binkura, ngize naho binkitsa. Haleluya. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ibyo byose nabyo mu mashimwe, numva binejeje Imana, nkumva ngarutse ko Imana ikibana nanjye, kandi uko yatangiye kera ariko n'ubu izabikora, kuko inagisezerano ry'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu bose bankurikiye, nongeye ngarutse. Ejo nabwiye ngo urugo ruraryoha, ariko ngarutse ku ijambo rivuga ngo nzanye irindi nkuru Imana yamaye muri iyi minsi. Ntabwo isezerano ry'Imana rijya risaza, ntabwo risaza, ntabwo rimeraho ibyatsi, ahubwo rihora Imana ikwibutsa uko watangiye, ukagomeza ibizamura. Ibendera ryo kunesha ryongera rigomeza rizamuka, kubera Kristo agira neza. Imana yarambwiye ngo genda ushake, yarambwiye ngo genda ushake mwana wanjye, nzaguha abana 5. Ejo bundi koko ngiye kubona mbona, kandi ndakuze, mu bigaragara ndakuze. Mama Naomi ngewe ndakuze. Imyaka ibaye ingahe? Iyo ndebye imyaka njyeme, nekereje amavuko yanjye, nkatekereza n'ibihe nabayemo, uko nicaye, uko nageze igihe nkahagarara, uko natembeye,
mbona ngewe mfite n'imyaka 50 ariko ejo bundi menetse kuko imyaka nishyura 50 ubu niyubara ndayibara ngiye kuko mbara 76 ariko mama wanjye aracyariho mama umbyara ajya ambwira ati twakwandikishije tubonye wikoreye ijerekani y'amazi reba rero kugira ngo bajye kukwandikisha wikoreye ijerekani y'amazi ndumva ari ibindi bitandukanye. ubwo wari ugeze nko mu 10 ubwo negeze nka mu 15 cyangwa se 15 yenda ubwo rero bafatira ngo 76 nkabara ngasanga afite imyaka 46 ariko ejo bundi kuko ndashima n'Imana ko muri covid Imana yagiye ngirira neza ima abantu b'Imana nshimira abantu bagiye bankurikira bakankunda bagakunda urugo rwacu haleluya bakambona ku iki kiganiro bakankunda bakambwira bati mama nawe turagukurikiye bakanyishyurira mituweli nshimye Imana ko najyaga mvuga ngo ngewe nzishyura ubu ndwaye ubu nahingira amafaranga nkahinga n'akazi umugabo yahingira mituweli ariko igihe kiragera Imana tukabona twishyuye mituweli Imana twishyuye mituweli nabyo tugahereza Imana icyubahiro haleluya kuko izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero muri iyi minsi mu kwezi kwa munani igihe kiragera ubuzima busanga ubuhinduka barabona ko wenda n'abankurikiye bazajya bagenda bambwira nawe kandi wambonye sa nk'usubira inyuma kuri iyo ntebe bakubone neza urabona ko Cedric aragushyiramo neza urabona ko duherukana iki gituza ntabwo wari ukibona ni ukuri pe kubona hano mu nda urabona ko hari icyo Yesu yakoze igihe kigeze numva ubuzima ndavuga ariko sheri wanjye reka tujye kwipimisha ndebe uko magaze wumva gutangiye guhinduka numvaga ndi kugenda mbyibuha cyane ngenda ngaya nongera nzamuka ariko igihe kigeze ngeze kwa muganga bati mama nawe rero uratwite haleluya ariko nkibuka ijambo Imana yigeze mbwira ijambo irinda Imana irinda ijambo haleluya ikanarihereza nambya ngo genda ushaka umugabo ngo haye abana nzabuha abana 5 haleluya none rero nabwira abantu bose nibakihebe nubwo isezerano ritinda ariko ntirihera ntabwo rihera nubwo rimara iminsi ariko ntabwo rihera icyo umuntu wese yavuganye n'Imana azagisohorezwa haleluya umuntu wese nahumbure kuko Kristo wacu aracyahari kandi wakoraga kera n'ubu aracyakora muri iyi minsi mpagaze ku ijambo rivuga ngo byakozwe n'intumwa ibice 10 fata Bibiliya usomere gusoma byo urabizi ntabwo nari kwiga gute se ko kera twari twarahejejwe nta nugera hera ariko kuri ndeba ndi kujya ahangaha nkavugira Imana kuko agize ngo atari kera byari kwemera nigeze kera nabwiye umuntu abantu ndababwira ngo atari Kristo umuntu w'igikuri umuntu ugendera mu kagare umuntu umeze ukuntu nta muntu waduhaga watungwaga no kujya ku muhanda ugasabiriza ariko mwahawe ijambo twahawe ijambo nk'ubu naraye nje nimugoroba ndagusaba ikaze ndarigusabye naragutelefone ndakubwira ati mama Naomi ndashaka kuza byanejeje kubwo amaye ikaze ukansasira neza ngakabirwa neza ndaryama neza haleluya none numva sa nk'uraye hari mu ijuru ongera wicare nageze rero buriya nari kwikaruma kubura umusore none ndicara ariko nkajya niterera hejuru ngera ndisunika gatoya ndisunika kubera ninda rero ngira burya ariko mbona nyicayeho mbereza Imana icyubahiro ayo ni amaraso ya Yesu yabikoze haleluya kandi kera umuntu natwe ntabwo twahabaga ijambo barakunenaga ariko Yesu Kristo yarakoze yagize neza yatukuyeho amaraso igikundiro yadushyiraho amaraso y'igikundiro duha abantu b'Imana haleluya abatagiraga ijambo bararibona niyo mpamvu tugombye kuvuga Korneliyo somere byakozwe n'intumwa ibice 10
umurongo wa 34 no 35. 35 reka dusome mu izina rya Yesu. Yego, akabyara. Ubwo umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Petero ajya kwa Koruneliyo. Haragira kumuhera ku murongo wa 34 mu byakozwe rino mu gice cya 10. Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Iryo jambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi. Iryo jambo ry'Imana riri kunezeza ngo abayubaha niyo yatumye tuzanga bagakora ibyo gukiranuka. Imana irabemera, yamara kukwemera uko nongeyeho akandi kantu ikwemeza n'abantu. Haleluya. Aho nyoko na so batari kukugeza, aho abavandimwe batari kukugeza, Kristo arahakugeza. Haleluya. Ariyo mpamvu nawe nakunezerewe cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha bikuye ku mutima, ntabwo ari uko gagize cyane, ni uko naguhamagaye nk'umwaka ubutumire ukabuma, byanejeje ukama ikaze. Imana iguhe umugisha. Ikindi cya kabiri, mfite isabukuru. Ufite isabukuru y'urugo rwanjye nubatse. Harya ubundi ubukwe bwawe bwabaye ryari? Ubukwe bwanjye bwabaye 2004. Ariko ubwo ni anniversaire, yenda ni anniversaire y'igihe tumaze twubanye imyaka 18. 18 izabishize, izaba itanu. Haleluya. Kandi sheri wanjye atarinuba. Oya? Cyangwa se ataranshyira mu mugongo ngo ameke. Baramubwiraga bati uriya rusasi ugiye kwitera niruguturikana uzajya urwara umuheke. Ariko nkubwire ntabwo aranterura ngo ashyire mu mugongo, kandi ntabwo aravuga ati njye naribeshye burya iyo nza n'umuremure. Kandi bya kabiri ntabwo aranca inyuma, turacyabanye neza. Nawe nturamuca inyuma? Nanjye kandi sindamuca inyuma. Ibyo byose shima Imana yo mu ijuru. Haleluya. Imana iragahora ku ngoma. Abantu baravugaga ngo siruzubakwa ngo ntabwo bizagenda gute ngo mbega bimeze bityo, ariko natwe ejo bundi tugiye kujyana umwana ku ishuri kubera Kristo agira neza. Kandi n'abana baguwe neza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero ibyo byose ni amashimwe kuko Imana itarobanura ku butoni. Abayubaha, umuntu wese uyubaha agakora ibyo gukiranuka akubaha Kristo. Haleluya. Imana iramwemera mu izina rya Yesu. Ndivuga uko Umwami Yesu amunda n'amahoro n'ubwo imbabazi ze nyinshi nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi kandi amfashe n'ukuboko n'amahoro nawe ibyago byaba byinshi n'amahoro. Haleluya. Twuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu wese wuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo ntabwo azamwaramwara. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana irakora kandi ibyo abantu batashobora Kristo arabishobora. Najyaga mvuga ngo mbyewe ngo koko nzongera ejo bundi iwacu ibarura ryanahageze iwacu muri ADPR baravuga bati umuntu utarize ntabwo azongera kubwiriza. Ariko shima Imana, umuntu utarize ntazongera kubwiriza. Umuntu utarageze mu mashuri mbega makuru ntabwo azongera kubwiriza. Najyaga imbere ngatanga ubuhamya ngavuga ati Yesu ugira neza, ariko ngiye kumva ejo bundi numva ibarwa iraje ivuye Ikarengera muri Nyamasheke ihamagara mama Naomi. Haleluya. Numva nshimye Imana ndavuga ati Yesu ugize neza, ngugira neza bugacya bukira, ugira neza mama, ugira neza bugacya bukira, ugira neza mama, ugira neza bugacya bukira, ugira neza mama, ugira neza bugacya bukira, ugira neza mama we, ugira bugacya bukira, ugira neza mama, ugira neza bugacya bukira,
yesu data we na mama nawe yarakubonye ugira neza mama ugira neza bugacya bukira ugira neza mama we ugira neza bugacya bukira ugira neza mana ugira neza bugacya bukira yesu data we ugira neza bugacya bukira ugira neza mama ugira neza bugacya bukira ugira neza mama we ubonye barwa mbonye barahamagaye mushumba arahamagara ngo mama nawe muhaye ikaze naza aririmbe abwiriza ubutumwa bwiza ndaririnda abwiriza kuva ku wa gatanu ndongera ndabwiriza ku cyumweru ndongera ndabwiriza ku wa mbere ku wa kabiri nzenguruka ubu yarambwiye ati noneho uru rurembo rwose ndarukugabije mu izina rya yesu mama nawe santimetero 80. haleluya amen. ubwo nabyo byaranshimishije ko nongeye kwicarana n'umushumba nkongera nkabwiriza nkongera kubera haleluya kubwiriza bigira umumaro Imana yarambwiye ngo ujye umvugira haleluya ngo ujye umvugira ariko se nkavuga ati umuntu utarageze no mu wa mbere ntingire mu wa kabiri ntingire mu wa gatatu ntingire mu wa kane kubera ko barahezwaga ntabwo twigaga haleluya ariko Yesu Kristo ni umwami ntabwo areba amashuri ntabwo Imana ireba uburanga ntabwo ireba igihagararo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera haleluya nawe ndagushimiye haleluya umaye ikaze kandi mboneraho kugutumira ejo muri anniversaire yanjye Imana ishimwe muri myaka ubundi amateka y'iyo myaka 16 ishize 16 ishize mu bana tubana n'amateka arimo yose naya n'amateka arimo kuko nkongera nkashima Imana yo mu ijuru ko tukibanye kandi tugikomeye haleluya niyo mpamvu dushatse kongera ngo twongere urugo rwacu abantu bose abatukurikiye abadutwereye bavuga bati harimo abantu batuzaniraga intwererano dushyingirwa bakavuga ngo mbese bari abantu ngo nibyo tupfa kubaha ngo ntabwo bazubaka ngo ntabwo bazabana ngo ntabwo bazabyara ariko Yesu yarakoze haleluya Yesu yarakoze yaduhaye abana mbega umugabo ibigenza neza niyo mpamvu ayo amateka shuraka kongera tugaruwe abantu bose bongere babibone ko Yesu agira neza haleluya 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 kuko ni Imana yabivuze Imana yavuze ngo nimwongere mukora kandi mwongere muhure Yesu nashimwe mwongere hazaba harimo korari y'Igisenyi ariko Yesu Kristo yarakoze amina nawe tugutumiramo kugira ngo uzaze muri icyo kirori cyacu kiwacu mu rugo uzabe uhari nyagasani Imana kandi azabana nawe kandi azaguha umugisha Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro amen. ndashaka ko tuganira noneho sasa rero uhagaze se nibikuvuna cyangwa uriyicara reka nicaye nabi bicara kubera Imana wicare rwose nuko rero imyaka 16 muri mu rukundo turi mu rukundo ako tugarutse inyuma hari igihe yenda ubuzima wajya gubamo yenda n'ibyo bintu abantu bakubwiraga ubundi wugize utekereza ko nawe ushobora kuzubaka urugo rugakomera yenda mbere yuko biba usibye y'amasezerano y'Imana wumvaga iyo niyo wayakiraga wayabwirwaga cyangwa se n'Imana ikakwereka nk'ibimenyetso warabyizera ko bishobora kuzaba ubundi njyewe mbikuye ku mutima ntabwo nari nzi yuko mu mateka yawe mu mateka yo kubaho kwanjye ntabwo nari nzi ko naba umugore niyo mpamvu igihe kigera na nijoro n'igihe cyose Imana igahora imbwira ngo jya wibuka aho nagukuye ntabwo njyewe natekerezaga ko nakwitwa mama Naomi nakwitwa mama Dorcas nakwitwa mama Esther Masengesho Twizere Salomo haleluya ntabwo ibyo byose ndi nari mbizi mu mateka yawe nahoraga amaganya yaranyishe nkahora ndira ukabona abandi bashyingirwa ukajiginywa mujinya ukanyica agahinda kakanyica abantu bakavuga ngo mbese bamara gushyingura iwacu mama wanjye gushyingura iwacu mama wanjye yabyaye abana abambere bitaba Imana barapfa njye mvuka mu bana 10 nibo mvukamo ariko turacyariho shima n'Imana ko mama wanjye umwana wa kange muri abana 10 njyewe ndi umwana wa gatatu yego urikira abahungu babiri uwa mbere rero yarapfuye n'undi turamubura tumuri hero rya
umurikirana warongera aza gupfa. Ubundi iyo mbyibutse niyo mfite abana niyo ndi mu rugo cyangwa nje niyo ngeze iwacu ndavuga ati Imana warakoze. Urandi mateka mfite muri iyi minsi biri kunshimisha. Hari igihe cyageze mama wanjye asigaranye njyenyine, ari njye uriho njyenyine, abandi barumuna banjye ari batoya. Noneho akajya avuga ariko si ubwo ko wenda nzabona umukwe se nzabona umukazana. Ariko ubu nshima Imana ko muri iyi minsi muri uyu mwaka turimo, uyu mwaka wa 2021 mama wanjye umbyara rwose twumva dushimye ko nyimubona kandi amaze kugira abakwe 4 kandi twumva dushimye gitane. Numva ashimye Imana ko mama Imana yaje kuzamuha abakwe, ikamuha abakwe kandi abana bose tuvukana bakaba bose baranashyingiwe. Baravugaga bati mama Naome igikuri, umuryango wavutsemo igikuri buriya nicyo kizabaho gusa nta wundi muntu uzabaho. Ariko shimye abandi bazapfa kuko rabanaga nande bapfa, ntago nta buzima buriya nicyo kizabaho gusa. Ariko ngubu yo duteranye twese dufite ingoro twese twarubatse numva binshimishije ngewe kuko ari wagaragaraga ari mukuru. Ariko nkajya nsenga Imana nkavuga ati Imana uzahe mama wanjye nawe azabone ibyo abandi babonye. Ubwo rero Yesu yabikoze, Imana ibigenza neza. Haleluya. Mu muryango ariko niwe wenyine wavutse? Ariko ninjye mu muryango njyenyine navutse. Nta wundi muntu wavutse umeze nkanjye. Ngira barumuna banjye beza, ngira abasaza banjye beza. Mama wanjye ni muremure na data ari muremure nuko nawubaho. Intambara yabaye amaze imyaka 3 yipfiriye. Ariko dushimye Imana, shimye Imana kandi barumuna banjye nabo tuvukana ninjye mukuru muri bo. Ariko barinze bashaka bataranuka kandi n'ubu ntago bajya banuka, baba bumva ko ndi mukuru wabo. Nabyo binezeza. Najya mu rugo bakanyakira bakambwira bati dore uyu ni mukuru wacu. Ariko nkibuka kera iyo tukibyirukanye baravugaga bati ese ngubu abantu baza kubarambagiza bakavuga bati yewe hari ahantu ngiye kurambagizayo hari umuntu umeze kuriya nanjye ngumva afite isoni n'ubwoba. Ariko Yesu Kristo aza kubigenza neza. Imana yakabyara yagaheka, niyo mpamvu nzahorane nimbaza Imana kugeza usaza kwanjye. Ntago bizamvamo. Imana ihabwa icyubahiro. Papa Naome ne musore wenyine wakurambagije ubundi mbere gato ye nuko mukingirwa ne wenyine wakurambagije cyangwa abandi baza gukabangira? Papa Naome mvugishije ukuri nagaze ku maguru abiri ntabwo ari ukubeshya. Papa Naome tonetse wanjye sheri wanjye. Haleluya. Ni sheri wanjye ni kibasumba kaba umutware w'urugo. Niyo wandambagije wenyine ambwira ati nzakugira umugore, icyo abandi bakwangira nicyo ngukundira kandi ntabwo nzakubabaza ukundi, nzakubana nzagukuyakuya. Ariko nkagira ngo ngewe azambeshya, ari kumbeshya, ari kumva ko abantu bagufiya bareshya bavuga. Ariyo mpamvu n'ubu tugiye kubyarana inshuro ya 5 numva binejeje Nyagasani yo mu ijuru. Nkahita mvuga ngo Mana urakoze uragahura ku ngoma kuko ibyo abantu batareba ku Mana we biroroshye cyane. Biroroshye ku Mana ibikuraho. Abantu bavuga ngo uriya azashaka ngo uriya ntabwo ngo nabimeze bite. Ariko ndahumuriza abantu, umuntu wese ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Kandi umuntu wese nakiganyire kwisara hari Imana yarambwiye ngo ni mumuriza abantu babwire ngo iyakoze ibyanjye n'ibindi zabikora. Haleluya. Se wambwira gute ukuntu Imana yemeje ubukwe bwawe bukaba bugataha yananirwa ubwo dukurikiye cyangwa se n'ubwo ndi wese wumva iki kiganiro? Icy'ingenzi no gukurikira ibyo Imana ivuga ndetse ugakora ibyo gukiranuka kugira ngo nayo ikubahishe. Siko bimeze? Niko bimeze. Kugira ngo nawe ubwaho byakire urumva ko byaragoranye cyane. Nanjye byarangoye. Bavuga atagiye kureba, agiye kuza, ari kumbeshya agiye kundya umutima. Buriya yaburaye. Ariko n'ubu iyo turi mu rugo akinyita sheri nanjye nyimubwira, nanjye ngambwira ati sheri bimeze bite. No muri Covid byakomeye gutya nta kibazo rwose. Nanjye numvaga ari ibintu by'inzozi, nkumva ari inzozi. N'ubu iyo ndi kumva mu nda nta kibazo, ambwira ati nta kibazo mama Naome ufite, nkabona turashaka iki, nkumva ati umeze gute sheri wanjye, numva binejeje nkavuga ngo yakoze ibyanjye. Ntabwo ibyuriya byamunanira. N'ubu umuhamagaye muhamagaye ati sheri bimeze ute, nta kibazo.
niyo mpamvu ejo bundi tuzamena nawe utuzi nyine Oya. duterana amazi kubera ko Yesu agira neza tubezi tugeze mu myaka iyo tugize umwana ugiye gukora toronkome Amen. noneho n'ubuki aleluya Amen. kumva ngo umwana wacu agiye gukora toronkome niyo nabyo ni ibindi bintu aleluya indirimbo ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe aleluya ibya mama Naomi ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe umunyamakuru anyakiriye ni Yesu wabikoze haleluya amen Imana iguhe umugisha haleluya iragahora ku ngoma ni Yesu wabikoze ubundi nta mwana w'umuntu wari kubikora ni Yesu wabikoze kandi nawe mushimira yimaye umwanya gutya nkazamura haleluya numva ngunezerewe Imana amen byongeye numeziyo kandi watwakiriye wanyakiriye nagushimiye unaraya heza wansasiye ngo ngwiki naryamye nariye urunyogwe nariye inyama nariye ibintu byose Imana iguhe umugisha haleluya amen ejo nibwo naguhamagaye mbigusaba Imana yabimbwiye ku cyumweru ko ngombye gutanga kino kiganiro ariko ndavuga ngo Mana ko nta muntu meruka bimeze ariko ejo ndatega mbwira umugabo mu gitondo mvuga ngo sheri ngiye i Kigali ntabwo uheruka guhamagara umuntu ugiye i Kigali ndavangiye i Kigali ndagushimiye Imana iguhe umugisha nguhamagara ngeze mu nzira ariko nawe uranyitaba uri umusore wa Kristo haleluya uranyitaba kera namenye ubwenge bavuga ngo ukagira ahantu urara ariko narambonye ahantu wagiye wansasiye n'igitanda ngiye kucyurira mbanza kwikaruma ariko ndagira ndara mu mafumbureri haleluya avuga ngo Imana iragahora ku ngoma numvaga naye nko mu ijuru kubera byongeye uri umusore numvise binejeje cyane nubwo wanyitabye numvise nezerewe kumva ngo umuntu ageze mu nzira ntiyaguhamagaye ejo ntiyagize te ni Imana ivuze ngo genda muganire haleluya Imana iguhe umugisha bikwiye ku mutima rwose Imana iguhe umugisha burya igihe Imana ishyiraho umuntu ngo mukorane ikiganiro n'umuntu nimuganire n'aba bantu bahanaga inka kera barateguraga bati tubanze ariko Imana ikavuga ngo genda uganire na runaka akaguha umwanya ikakumva wagera naguhamagaye ngeze mu nzira ndavuga ngo ndaje nawe ati ni karibu haleluya none Imana ikabijishubije kuri itariki Imana iguhe umugisha ndabikwiye ku mutima kuko byari bindemejeho nabwije ku mushumba witwa Baritazari muri ADPR ubacu muri ADPR sigaye wicara wenyine wicara ku ruhimbi wenyine ukabwiriza abantu bakagutega amatwi ubwo nabyo numvise shimye Imana ko nongeye kubona umwanya nkubwira ngabwiza muri ADPR kuko nabonye abakozi babahagaritse ndavuga ati Imana nzongera mbwirize muri ADPR ndongera nkumeke mvuga Imana ariko Yesu Kristo arabikora bano bari kumbwira bati ururembo paruwase yose uzayizenguruke 38 ubwo numva ugiye kuzenguruka paruwase 38 muri Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke ubwo byose bizakorohera byose bizanyorohera kandi byose n'umurimo w'Imana byose mbikora kubera Kristo agira neza haleluya Imana ihabwe icyubahiro rero dushimiye Imana yo mu ijuru yakabyara ubwo mu byamake dufite ibindi bizaba kuri 20 kuri 16 ngira ngo tumire n'abantu tumire abantu bazakurikire mama Naomi nyine na sheri wanjye n'abana banjye icyo gihe abana bazakora sene bongere bibuke bajya bambwira abana banjye bakambwira bati maye muzadukora agacinamico mutubwire natwe twiyumvishe kuko n'abana banjye sigaye bambaza batari ko maye ubu ko twiga naho meze ubwenge cyane ni agakumi kambwira aragira ati mama koko papa wanjye ari wowe witonetse papa yafashe urugendo ajya kukurambagiza arakuzana uranbyara ubwo rero nawe biba bimunejeje kandi icya kabiri kuri 16 z'ukwezi kwa mbere 2022 yego nibwo dufite icyo kirori Imana iduhane
umugisha. Kandi muri iyo minsi nabwo ikurikiyeho nzaba nitegura nyuma y'aho gato muri za 20 nzaba nitegura kujya ku iseta, kandi mbazwe nzaba ngiye kubagwa inshuro ya 5, kandi ntacyo nizeye ko ntacyo nzaba. Yagasani niwe wavuze, iyo yavuze ntabwo ajya yivuguruza. Imana iduhane umugisha. Sinshaka kuza gutinza kugira ngo nkureke, urumva umubyeyi ibyo unakuriwe ukere no kuruhuka. Ntabwo twatinda, ariko muri make nagushimiraga, kandi nshimira n'abantu bari bankurikiye muri aka kanya mu minota nike tugiranye. Imana iguhe umugisha. Ngiye mu kanya nsenge, dutandukana ngiye gusubira ku Kibuye, nsubire mu rugo nyine. Wakwigumiye hano se? Oya, ntabwo twaguma. Urumva ahantu wicaye hatameze neza? Ni heza no kurya, ariko n'umutware wanjye, sheri wanjye asigaye mu rugo. Urabona yaraye wenyine. Ubu ngiye gusubira mu rugo, nege nsubire mu rugo, ujye gutanga keya, ngiye kumuha keya, amenye uko yiriwe, amenye uko abana bavuye ku ishuri, basigaye biga bagataha nimugoroba. Ubwo rero ntabwo ntwara i Kigali, ndataha ngiye guhita nsubira ku Kibuye. Kandi usigara amahoro, nanjye ngendane nayo. Kandi Imana wifurije amahoro y'Imana. Haleluya. Amen. Imana igume. Mama Naomi, ni ukuvuga ngo ngiye hari ikintu nshaka kwenda tuvugaho muri iyi myaka 16 mumaranye na Papa Naomi. Ni ukuvuga ngo bajya ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Icyo ni Ikinyarwanda gihari, abantu benshi barumva icyo bisobanura. Mu buryo runaka yenda ntihabura ibintu biza nk'ibyo by'ibinaniza cyangwa se nk'akantu gatoya kazana agatotsi mu rukundo rwanyu. Hari akigize kabaho. Ese mubasha kubihosha gute kugira ngo uyu munsi imyaka 16 ishire ari sheri ishushu? Harimo bagera mu rugo iminsi 2 iminsi 3, nyamara bana banje banavuga ati bari abantu baraberanye n'ibiki n'ibyo nkaswe yenda mwabanye munavuga ati bari ibintu ntibizamara kabiri. Imyaka 10 ikabishize, mwe ku ruhande rwanyu bibikora gute? Twebwe turasenga. Ubundi mutware wanjye, ubundi sheri wanjye, kubwe nge numva ari ibisubizo, ariko kubwe nawe afite kwizera ukuntu akirijwe. Niyo abonye yenda hari nkuko bivuze ngo nazibana zidakomanya amahembe, kuko nazibana koko zidakomana. Niyo abonye yenda umwe hari akantu kagiye kuzamo, duca bugufi twongera tugasabana imbabazi, tukavuga ati tubabarirane, tukongera tukihana, tugasabana imbabazi, bikarangirira aho. Mbega ejo ntabwo bigeza mu gitondo bigihari, kandi ntabwo bikunze kubaho cyane. Nta nubwo bizabaho. Tujya dushima Imana. Ubundi iyo umuntu asenga bisaba gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, gusengera urugo rwawe. Mbega niko nabonye, kandi umuntu akirinda kubabazanya n'uwo bashakanye. Ubwo rero ntabwo twebwe iyo dutekerejeho, kuko hari igihe tujya kwibuka urutotsi, iyo cyagiye igitotsi kigiye kugwamo, hari korasi igiza ngo aho wankuye, ngo aho wankuye, iyo korasi igahitiza. ubwo rero nkahita mbyibuka, nkahita mvuga ati sheri wanjye babarira bakagira sowe akabezi. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Mwumva ibintu bibaye buryo tugahereza Kristo icyubahiro. Ntabwo arambwiye ati n'ubundi ari ijambo abantu bajyaga bakunda kuvuga, bajyaga bavuga ngo buriya ngo azajya akubwira ijambo ngo aho kugukubita inkoni ngo akubabaze. Hari ijambo yajyaga avuga, abantu bavugaga ngo azajya gukubita ngo uhite ujya iwanyu, ngo cyangwa avuge ngo ubundi ngo naribeshye, ngo iyo nsa n'uriya mugore, ngo iyo nsa n'umukobwa mwiza, ngo iryo jambo rizakubabaza. Ntabwo narimbwira mu izina rya Yesu, ntazanarivuge, nta nubwo azanarivuga. abadayimoni mu byo mubaraho ntabwo ibyo byabitekereza. Nta kintu kibi aravuga ati muri nazanye ukuri nduzana mwiki. Kandi koko umuntu ufite inenge atari Kristo, wabikoze ntabwo byakwemera. Ni Imana ishobora byose, ni Imana yubaka urugo rw'abantu nkatwe ruba ruho. Mbega n'amafaranga nyaguhaye ikavuga ngo nguze umugabo, ngo nyahaye umugabo, yayarya yarangiza akigendera, kandi nta naho yarega. Ariko Kristo yarwubatse, byose biremera mu izina rya Yesu. Amina. Ubwo rero muri makeya ndagushimiye. Ibindi ni bya 16 no tuzabikorera, ubwo tuzabikora. hari ijambo ngira ngo yenda tusorezeho mu buryo mbere ko uza kudusengera, kugira ngo usabire umugisha abantu bose
bari badukurikiye ariko ndashaka ko tubwira iki kintu. Hari abantu baba bakurikiye impanuro TV aka kanya, harimo abafite ibibazo cyane cyane turagaruka ku bakobwa yenda baba bagitegereje ngo abakunzi umugabo kitirije umugabo agomba kubana byiteka. Hari abandi bafite ibibazo bitandukanye. Ubu buzima bwawe iby'Imana agiye gukorera ubundi muri make n'iki kintu wabwira abantu bagitegereje amasezerano y'Imana atarasohora kandi bakabumva batangiye kurambirwa, batangiye kubivamo, n'iki kintu wabwira abantu ku bijyanye no gutegereza amasezerano y'Imana? Icyo nabwira abantu nicyo n'Imana yambwiye ngo ninjye mbwira igihugu cyose, ari impamvu ngusabira umugisha kuko umwaye aka kanya nta n'ikiguzi unyatse nta n'iki. Icyo Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo uko umwaka utashye njya mbwira abantu isezerano ntabwo risaza. Umuntu wavuganye n'Imana, umukobwa wavuganye n'Imana, niyo yagira niyo byatinda ariko ntabwo bizahera, Imana izabikora. Icya kabiri, ndabwira ingo zibuze amahoro muri iyi minsi. Hari ingo zibuze amahoro nyinshi cyane, hari ingo ziri gusenyuka, ariko Imana muri iyi minsi yarantegetse irambwira ngo nshingiye uko nubatse urwawe ukemera, ujye usengera izi ngo zibuze. Ariko cyane cyane bisaba kwihanganirana, bisaba kubwizanya ukuri, bisaba gusenga amasengesho no kwizera no gukomera, kandi umuntu wese akirinda iminkanyari kubo bashakanye, cyane ku mukobwa utegereje. Ntabwo isezerano risaza, iyo yavuganye nawe izabisohoza. Umuntu aba mu isezerano yihanganye kandi yizeye iyo yavuganye nawe ko izabisohoza mu izina rya Yesu. Reka tugushimire Mama Naomi, tunashimira Papa Naomi waguhaye umwanya, tunashimira abadutije umwanya bakadukurikira. No kuri reka tuguhe umwanya nk'uyu mwiza batureho umugisha kugira ngo kubona neza ko Imana ikugirira. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Dushimiye abantu rero bankurikiye muri uyu mwanya, nsabira abantu bari muri Amerika umugisha, nsabira abanyaburayi umugisha, nsaba mu Rwanda bose n'iki gihugu cyacu, kandi Imana ikomeze barindire mu masezerano. Iki gihugu cyose kirankurikiye kandi ndabakunda, njye nkunda abantu b'Imana kandi nabo njye barankunda. Icyo basabiye umugisha w'Imana. Umuntu uteze amatwi wose Mama Naomi akagira umwanya we akongera kumva ijwi ryanjye, Imana imuhe umugisha. Ubwo icya kabiri ni yakoze ibyanjye ikabikora, ikarwubaka, ikama umugabo itarebye amatayi, inama itarebye amashuri, yaba umukobwa yaba umusore, yaba mu kwihangana, Kristo aracyahari. Haleluya. Kandi ngiye gupfukama. Imana yarambwiye ngo ninjye nsengera muri iyi minsi barushye n'abaremerewe, mfukamye. Ngiye rero gupfukama mbasabira umugisha abantu, umuntu wese ugize aka kanya ko kumva mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, akambuka nk'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri kwa data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi cyane niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Imana ishimwe. Amen. Pfukamye hano imbere
y'abantu bose bankurikiye. Ejo bundi ku itariki 29 z'ukwezi kwa munani, nyine nakubwiye navuze ngo nagize ikibazo cya hano mu nda, nyine nari nwite inda y'amezi 4, igira ikibazo, njya mu murima nikorera ifumbire, imvura yari yaguye, ndaterura ifumbire ndikorera, nshyira ku mutwe, ngira na sheri wanjye nabyuke tujya guhinga, imvura yaguye, turahinga, njya mu murima ndahinga, ngiye kumva numva ngize ikibazo, umura urifungura, ndava cyane, mbwira umwana wanjye Naome, ndamubwira ati Naome ntwaza kamarete nje kwa muganga, mituweli irahari nta kibazo. Ngize kwa muganga bantera Salomo 7, ariko igihe kigeze numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo mwana wanjye, nari nagiye, nari natashye, niyo mpamvu mbwira umuntu wese ngo nakwiganyire, umuntu wese wubashye Imana ntabwo azapfa gupfa, kandi Imana yabwiye ngo izamurinda. Imana irambwira ngo ntabwo igihe cyo gupfa kiragera, subirayo ukora umurimo wanjye. Haleluya, haleluya. Ibarambya bati rero iracyarimo, nta kibazo, nanjye ndacyariho kandi ndacyakorera Imana, kandi Imana ikomeze bane natwe. Niyo mpamvu rero ngusabiye umugisha kubw'ikaze n'akari mu maye, mukozi w'Imana, mbikuye ku mutima. Imana iguha umugisha. Haleluya. Mana yacu, Mana data wa twese ugira neza, turagushimye, turaguhimbaje mukunzi mwiza, tugushimiye ko uri uwera kandi ugira neza. Sabiye abanyarwanda bose, abakristo bose badukurikiye, Mana yacu, iki gihugu cyose, Mana kuri uru rubuga tunyuzeho mwuka wera, hari abari bicaye baneze amatwi, baha umugisha Nyiringabo. Haleluya. Ariko twamaze gusoma ijambo ryawe rivuga ngo mu mahanga yose abakubaha bagakora ibyo gukiranuka, ntabwo bantu bakubutoni urabemera. Reka nanjye sabira abanyarwanda, reka nsabira igihugu cyawe mwami mugisha, abakristo bakumenye, aho Mana data wubakiye ingo bikemera, nawe utabubakira uzabubakira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mana, ntabwo ari ugushyira mu magambo bwito na gato, ahubwo ni ukuvuga ineza yawe mwami. Mbasabiye umugisha, sabiye umuntu wese umugisha mwami, ufunguye akumva mama Naome, uzamuha umugisha Nyiringabo, mushyigikire Nyiringabo. Twamaganye ibyamurwanya, byakwishyira hejuru mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Komeza umuhagarare muri iyi minsi Mana, muri iyi minsi y'igicuku, muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi yuhije, wabika imbaraga buri muntu wese, ngo shinga igiti cyatoba twese cy'umuntu wese mwuka wera, mushyigikire, mwugirire neza, muhe umugisha. Haleluya, haleluya. Imbaraga zawe zikomeze bane nawe. Urakoze cyane mwami, navugiraga ahangaha muri iki kiganiro tugiranye n'umukozi wawe mwami, umuhe umugisha nawe kumwikaza maye, adakiguzanyatse na Mana ngamusaba ikaza kayima, muhe umugisha Nyiringabo, mushyigikire, mwabika imbaraga kandi mwuka wera abakurikiye Mana, abankurikiye ubahe umugisha. Haleluya. Mbaramburi Mana, uburamburire ukuboko, ubahe umugisha. Imbaraga zawe zikomeze zibe mu ngo zabo, imbaraga zawe zibe mu kazi bakora, imbaraga zawe zikore mu kintu cyose, kandi igihe cyose tuzahurira iwawe, tuzahurira Siyoni, kubwo ubwami bwawe buri hafi. Urakoze cyane kutugiriye neza, nasabiraga abana bawe umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumisha mama Naome, Imana igumisha abadukurikiye, Haleluya. Imana bagirire neza mwese mudukunda kandi mukomeze kugubwa neza. Mama Naome, babwire nimero yawe rero, ababishoboye bagutwerere muri ibyo birori, muri kwitegura bya anniversaire y'imyaka 16 uri mu rukundo rutagira inyegamo. Yego akabyara ahubwo rero umukozi w'Imana, ubusagize ngo ijambo ry'Imana bya Bibiliya ndabifata, ariko inomero reka ngusabe uyinangire, ndabigusabye kuko rwose ndabigusabye. Reka turaza kuyandikaho ku kiganiro, uyandikeho nomero yawe, baraza kuza kuyibona guhamagare. Imana umugisha mama, Imana ibahe umugisha mwese, turabakunda mukomeze kugubwa neza. mama, ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.